umuyobozi wa Blessed Choir ikorari mureba ni korari witeka giye imbere yatangiye gukora umurimo mu 2013 nibwo yatangiye kwitwa Blessed Choir tangira ari abana bato bavuye mu munezero muri Ecole de Dimanche ariko bakomereza umurimo muri no korari rero Imana y'ibana natwe iminsi ku yindi igenda iteza intambwe kugeza aho uyu munsi tugeze kuri no ntambwe yo kuba kwagura ivugabutumwa ryacu rikava mu bitabo rikajya mu majwi ndetse rikava mu majwi rikajya no mu mashusho dushimiye rero Uwiteka Imana shimira itorero ryacu ryatubaye hafi umunsi uko wije nuko ukeye itorero ryagiye rituba hafi kandi rituma dukomeza gukura mu bwiza no mu bwinshi turashimira itorero cyane ko ryatubaye hafi kandi turashimira n'abayobozi dufatanyije kuyobora ino korari Blessed Choir reka aho bari batere haleluya natwe tubikirize amen Imana y'umugisha ntabwo twabura gushimira abatubaye hafi abaterankunga abatandukanye batubaye hafi muri uno mwaka utangiye twari dufite umushinga wagutse kuko tuzakora amashusho ndetse n'amajwi birumvikana by'indirimbo ariko tugeze hagati tuza kugira imbogamizi zitandukanye niko twabonaga tudashobora kuba tugiye kwagera kuri uwo mushinga tubona imbaraga zacu zibaye nkeya ariko dushimiye by'umwihariko abaterankunga batubaye hafi turashimira by'umwihariko umuterankunga wacu uherereye mu gihugu cya Amerika bamwita Apotre Tugirimana François Xavier aho ari hose Imana imumugisha yashyigikiye kino gikorwa kuko aho imbaraga zacu zari zibaye nkeya aradushyigikira bituma tugeze uyu munsi kandi nanone turashimira na mugenzi we bita Pasteur Edi Mugisha nawe mu mukozi w'Imana akora umurimo i Kigali nawe bagiye bafatanya kugira ngo iki gikorwa kigerweho mu nkunga baduteye isanga natwe bishe twari twarihaye twari dufite bituma tugera kuri uyu munsi rero dushimira abaririmbyi muri rusange bagiye bagira umuhati bakihangana mu Imana byoroshye abari bicane byinshi biranega ni nyinshi ariko barihanganye bihanganira mu mwami none kuri uyu munsi ivugabutumwa ryacu rigiye kwaguka Imana iduhana umugisha rero dushimiye abaririmbyi Imana yagiye inyuzamo ibihangano by'umwuka wera bigatuma rwose kandi natwe bikaduhemba bikadutera imbaraga dushimiye Uwineza Emeline Imana yakoresheje ikamunyuzamo igihangano amashuri niba yitayeho turamushimiye ahari natera haleluya yereza Imana icyubahiro Imana ije Imana imumugisha umuhati wawe n'umurava wagize mu kudufasha turabuzirikana ariko hejuru ya byose hari Imana ibibona kandi izaguhemba dushimiye nanone Nyiranizeyimana Devota nawe Imana nawe yakoresheje kamunyuzamo igihangano cy'indirimbo dufite n'ubundi kuri uyu munsi bita mbega amahirwe naho hari reka atere haleluya yereza Imana n'icyubahiro yego igira imbere gake bakubone Imana igahana umugisha ntabwo twabura gushimira umutoza watubaye hafi akadutoza hanyuma kandi natwe bikagenda neza Kanyarwanda Jean Pierre reka nawe dusuhuza atere haleluya haleluya haleluya
umugisha. Amagambo dufite menshi nayo gushima, hanyuma reka duhe ikaze umuyobozi w'itorero ryacu ADEPR Nyakabungo mu ijambo ry'ikaze, agire atanga ikaze ndetse no gufungura iki gikorwa ku mugaragaro. Hanyuma nasoza araha akanya umuyobozi w'amakorali muri zone ya Nyarubuye nawe agire icyo avuga kuri uyu munsi. Bikaribu. Murakoze. Nitwa Sebagabo Jean Bosco, ni umuyobozi w'itorero rya ADEPR Nyakabungo. Turashimira rero perezida uduhaye n'umwanya kugira ngo tugire icyo tuvuga, ariko no gushima. Turashimira Imana yuko yatoranyije abaririmbyi baboneka mu ijambo ry'Imana, kandi nabo mu muryango w'abatambyi kwa Lewi. Abatambyi bakomoka mu muryango wa Lewi. Ibyo rero tubisanga mu ngoma za mbere igice cya 15 umurongo wa 16, aho Imana yategetse abatware b'Abisiraheli ko batoranya abaririmbyi mu Balewi. Rero turashima Imana ko kuri korali Blessed Choir rwose igeze kuri iyi ntambwe nayo yo kugira ngo isore indirimbo mu mashusho. Rwose amakorali yagiye asora indirimbo mu itorero ryacu rya ADEPR ni menshi, ariko dushima Imana yuko n'iyi korali nayo igeze kuri iyi ntambwe. Ngira ngo korali ya mbere mu mateka tubona yuko ari korali Betania zasohoye indirimbo mu 1900 na Blessed Choir ikaba igeze ku ntambwe yo gusohora indirimbo kuri audio ndetse no mu mashusho. Izi ndirimbo rero rwose tukaba tuzikinguye ku mugaragaro kuko zizavuga ubutumwa hafi ndetse na kure, nk'uko tubibona mu ijambo ry'Imana mu Bami ba kabiri igice cyawo cya 3 umurongo wa 13 kugeza kuri 16 hagaragaza yuko indirimbo zikinguye hishurirwa mu gihe abami batanu bari bananiwe gutsinda urugamba. Imana yakoresheje Elisa, aravuga ngo bamuzanire umucuranzi w'inanga. Hanyuma abahanga mu by'amateka bavuga yuko ari Dawidi aje araririmba, ishurirwa rirakinguka. Barahanura ngo iki kibaya nubwo kitarimo amazi, ariko noneho ntimuzumva umuyaga cyangwa se ntimuzigera mubona ibicu, ahubwo muzajya kubona mubona iki kibaya cyuzuyemo amazi. Rero izi ndirimbo zizagira umumaro kandi zizarushaho kwamamaza izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo iteka ryose. Indirimbo zigaragaza ubutsinzi bw'Imana kandi zirushaho mu by'ukuri kugaragaza ineza y'Imana. Niko Imana yabitegetse muri Zaburi 150, niko byageze mu gitabo cyo Kuva mu gice cyaho cya 15 bamaze kwambuka Abisiraheli mu nyanja. Hagaragara indirimbo ya Mose uburyo yaririmbye, kandi na Miriyamu akamwikiriza avuga ati mushime Uwiteka kuko yanesheje bitangaje ifarashi n'umuhetse. Rwose Uwiteka yabiroshye mu nyanja, bagashima Imana bavuga gukomera kw'Imana. Rero dushima Imana yuko Imana igize neza, ikaba rwose duhaye kugira ngo natwe tugere kuri iki gikorwa cyiza cyo gusohora indirimbo rwose audio ndetse no mu mashusho. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ndagira ngo rero muniraho rwose shima, hanyuma nakire umuyobozi w'amakorali muri zone yacu ya Nyarutunga, nawe agira icyo avuga. Murakoze. Mwamamaje. Haleluya, haleluya. Amen. Oh, haleluya, haleluya. Nitwa Filiva Agustine, shinzwe amakorali muri zone yacu ya Nyarubuye, amakorali 16, namwe abanyamugisha murimo, nanjye bagambanye no gushima. Amen. Ndashimira Imana yashoboje korali abanyamugisha muri uyu mushinga mwiza, umushinga unejeje, umushinga kwamamaza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane yemwe.
Imana ni nziza, Imana irakomeye. Mu mwaka wa 2016 ari zone yacu tukavuga ngo mubaye imfura, mubaye abambere mu kugira kuri umushinga mwiza. Mumere Imana amashyi menshi cyane. Ndashima komite ya korali Abanyamugisha yatekereje uyu mushinga ukabugeza ahangaha ugeze uyu munsi. Komite yose Imana ibahe umugisha. Nshimiye abaririmbyi mwese ba korali Abanyamugisha mwashyigikiye komite yayo. Nshimiye rero abaterankunga nk'uko perezida yabavuze. Nshimiye ababasengeye, nshimiye ababa hafi, nshimiye mwarimu w'itorero n'abakristo bose ba Nyakabungo. Imana nibahe umugisha. Usoza rero ntabwo mutinde, mbifurije umugisha w'Imana, mbifurije kwamamaza ijambo ry'Imana mu buryo bwagutse muri iyi nyungu gusa hari n'ahandi. Mbizeze ko rero hamwe n'Imana yacu saha gusa hari n'ahandi, kandi itorero ndakeka ko nzi ko neza ko riba ari hafi. Tuzabasura kenshi, tuzabasengera. Nuko mbifurije Imana, Imana nibahe umugisha. Murakoze. Turabashimiye abayobozi bacu badutera imbaraga kandi bakatugira inama zishoboka. Rero turamushimiye by'umwihariko kandi umuyobozi w'amakorali muri zone yacu nawe yatubaye hafi kandi batugira inama. Turamushimiye. Reka dusoreze hano mu ncamake, ariko twongera gushimira abaterankunga bateye inkunga, Pasiteri Apotre Mugisha kandi na mugenzi we Pastor Eddie Mugisha nawe tumusabira umugisha. Imana yo idakererwa ngo yibagirwe imirimo y'abera, ijya ibana nabo iteka ryose. Amen. Turangije kano kanya, hanyuma abayobozi bacu turabasaba basubire mu byicaro byabo.
twasezeranijwe